ibyishimo byinshi turi kumwe na Yesu dufatanya n'abera guhimbaza Imana tuzabana n'uwera ubudatandukana mu munezero w'iteka. Mbega ibyishimo byinshi turi kumwe na Yesu dufatanya n'abera guhimbaza Imana tuzabana n'uwera ubudatandukana mu munezero w'iteka, mu munezero w'iteka, mu munezero w'iteka, mu munezero w'iteka n'iteka. Nzu y'Imana muri iri teraniro rya mbere. Reka rero tubanze twakire Benaya ndetse na korali Maendeleo, Maranata na Gosheni basuhuze iri teraniro. Amen. Murakoze cyane Maendeleo, mutambuke muzaha mugiye kuririmba. Reka twakire protocol, abadiakoni na mpuzabikorwa, abicaye barahaguruka, abari mu mirimo mwese murambure ibiganza musuhuze iri teraniro. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Twakire kandi abakristo b'itorero rya Sejemu mwaje muri iri teraniro rya mbere, namwe nimuhaguruke mudusuhuze. Amen. Mwicare mugubwe neza, Imana ibaho umugisha. Reka twakire abashyitsi bari hagati mu iteraniro. Hari abashyitsi basangwa, hari abamaze igihe badaterana, hari abaje ari ubwa mbere. Ubaye uhari uri umushyitsi wahaguruka nawe tukakwakira, dukunda abashyitsi. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Sabe protocole abo bashyitsi mujye mubatambutsa mubicaze hano hafi rwose, namwe nimurambura ibiganza muvuge haleluya mudusuhuze. Murakoze, ni ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe natwe. Abashyitsi ni umugisha. Turi kumwe na mushumba wacu, reka tumusabe asuhuze iri teraniro. Mushumba, Imana ibaho umugisha. Reka rero twakire umuryango wa Pastor Desire, ni nabo bigisha bacu uyu munsi mu materaniro yose. Amen. Bavuze ngo haleluya. Nanjye reka mbasuhuze. Haleluya, haleluya. Reka twese duhaguruke rero duhana ikaze dusuhuzanye. Rimwe kabiri gatatu. Twakiriye n'abandi badukurikirana mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho bari hose turabishimiye kandi biyumvemo ikaze. Karibu korali muririmba. Mataifa wote watakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. O mataifa wote watakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Nasi waimbaji tutakuwa hapo mbele yake Bwana Mwokozi.
na kanisa lote litakuwa pale mbele yake Bwana Mwokozi. wataimba 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 oh. Haleluya Bwana. wataimba wataimba Haleluya Bwana. oh, mataifa wote watakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. nasi waimbaji tutaimba naye mbele yake Bwana Mwokozi. wataimba 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 oh. Haleluya Bwana. wataimba wataimba Haleluya Bwana. Haleluya, haleluya. Ikorasi iravuga ngo amahanga yose azateranira imbere y'Imana yacu ngo tuzaba tuhimbaza. Indirimbo tugiye kuririmbira avuga ngo Imana yacu ni ubuhungiro, ni umufasha utabura kuboneka mu gihe cy'amakuba. Uyu muririmbyi arahamya ngo nzajya niringira Uwiteka, ngo kuko ari we wenyine nirukira nkamuhungiraho, ngo abantu bose bashobora kundeka, ngo ariko Uwiteka ntazandeka. Imana ishimwe. Mungu kwetu ni kimbilio na msaada, uonekana tele wakati wa mateso. Mungu kwetu ni kimbilio na msaada, uonekana tele wakati wa mateso. Nizunguka Bwana Yesu kimbilio, moyo wangu ulijaa hofu, jaribu siponizunguka Bwana Yesu kimbilio, Mungu kwetu ni kimbilio na msaada, uonekana tele wakati wa mateso. Mungu kwetu ni kimbilio na msaada, uonekana tele wakati wa mateso.
kimbilio na msaada, uonekanao tele wakati wa mateso. Mungu kwetu ni kimbilio na msaada, uonekanao tele wakati wa mateso. Mungu kwetu ni kimbilio na msaada, uonekanao tele wakati wa mateso. Mungu kwetu ni kimbilio na msaada, uonekanao tele wakati wa mateso. Mungu kwetu ni kimbilio na msaada, uonekanao tele wakati wa mateso. Mungu kwetu ni kimbilio na msaada, uonekanao tele wakati wa mateso. Haleluya, haleluya. Indirimbo ya kabiri iravuga ngo abacunguwe by'ukuri bahimbaza Imana bejejwe, ngo ibigeragezo n'intambara bahura nabyo hano mu isi Imana izajya bibatsindira. Harimo igitero kivuga ngo ariko igihe dusigaye ni kigufi, igihe abera basigaje hano mu isi ni kigufi, ngo tube maso dore twiteguye kugira ngo tuzatungurwa Imana yacu ishimwe. Waliokombolewa waimba juu, wakisujudu mbele zake Bwana. Huzuni na tabu zake dunia Bwana amewaondolea zote. Waliokombolewa waimba juu, waliokombolewa waimba juu, wakisujudu mbele zake Bwana. Huzuni na tabu zake dunia Bwana amewaondolea zote. waliokombolewa waimba juu, waliokombolewa waimba juu, wakisujudu mbele zake Bwana. Huzuni na tabu zake dunia Bwana amewaondolea zote. na wanamwimbia Bwana, wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa, Bwana wa milele, sasa yu hai, ameyashinda mauti. na wanamwimbia Bwana, wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa, Bwana wa milele, sasa yu hai, ameyashinda mauti. wanashika vinumbi, Wanashika vinumbi mikono, wakiimba wimbo wakiimba wimbo wa Mwana-Kondoo. na Na mtumishi wake Mungu, wakifurahia kushinda kwake. wanashika vinumbi, Wanashika vinumbi mikononi, wakiimba
wanamwimbia wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa. Bwana wa milele Sasa yu hai, sasa yu hai, ameyashinda mauti. na wanamwimbia Bwana Wanamwimbia wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa. Bwana wa milele Sasa yu hai, sasa yu hai, ameyashinda mauti. Music. Wasiopenda kumshuhudia katika dunia hii ya sasa hawataonekana mbele zake, watateketea motoni kweli. Wasiopenda kumshuhudia katika dunia hii ya sasa hawataonekana mbele zake, watateketea motoni kweli. na wanamwimbia Bwana Wanamwimbia wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa. Bwana wa milele Sasa yu hai, sasa yu hai, ameyashinda mauti. na wanamwimbia Bwana Wanamwimbia wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa. Bwana wa milele Sasa yu hai, sasa yu hai, ameyashinda mauti. Muda unaobaki ni mfupi, tujitayarisheni ndugu sasa. Bwana ajapo tuwepo tayari, tutaimba naye kule mbinguni. Muda unaobaki ni mfupi, tujitayarisheni ndugu sasa. Bwana wanamwimbia Bwana wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa. Bwana wa milele Sasa yu hai, sasa yu hai, ameyashinda mauti. na wanamwimbia Bwana Wanamwimbia Mwana-Kondoo aliyekufa. Sasa yu hai, sasa yu hai, ameyashinda mauti. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza wo gushima Imana, kandi koko birakwiriye. Hari ibyo Imana iba yarakoze dukwiye guha agaciro Imana tukayishimira mu materaniro yera. Ariko hari mushiki wacu Ineza Denise iki gitondo yumvishije atakwiyumanganya, ategura gushima Imana. Reka rero tumusabe atambuke aze ashime. Denise atambuke aze ashime Imana. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Imana ishimwe. Amen. Mbere yuko nshima Imana, reka ndirimbe aka gatero gato. Tuzanya amashimwe, tuje kugutura Mana, kuko waturinze mu byago byose binyuranye. Ibyago n'amakuba byabaye byinshi, ariko ntiwigeze utureka Mana, watubereye igisubizo, iteka tuza guhimbaza. Ninde watubuza kugushima? Ese ninde mwawanye icyubahiro? Imirimo n'intoke zawe Data, nukuri rwose iratangaje. Satani yashatse kutunyaga
ushyiraho iherezo ry'imigambi ye, ibyo tubibonesha amaso yacu, imitima yuzuye amashimwe. Wabaye intwari nziza ku rugamba, natwe turaririmba intsinzi yawe, amavi yacu aragupfukamiye, akira ishimwe tugushima. Amen. Amen. Imana ishimwe. Mbere yuko nshima Imana, nimumere Imana icyubahiro. Imana ishimwe kuko yahabaye. Nshimye Imana ko nabyutse ndi muzima, nishimwe rikomeye. Ikindi nshimye Imana, Imana yanyujije urupfu rwa gaze mu minsi ishize iri imbere. Nshimye Imana ko ari Imana yumva gusenga, dusenga amasengesho y'iminsi 7. Imana yavuze ko ari abantu batatu Imana ikijije urupfu. Nari ndimo, Imana yanyujije urupfu rwa gaze ndubona n'amaso yanjye. Imana nishimye. Ikindi nshimiye Imana, ndashima Imana ko ari Imana yishura school fees. Nari mfite ideni rya miliyoni, Imana yaranyishuriye muri defense biremera. Imana nishimye. Ikindi nshimiye Imana, ndashima Imana ko ari Imana isezeranye igasoza. Ni Imana yanzanye muri Kigali nayikunda. Ndashima Imana ko Imana yamereyemo akazi. Imana nishimye. Ikindi nshimiye Imana, ndashima Imana ko ari Imana igitanga agakiza. Impamvu mbivuze, ndashima Imana ko ari Imana yahaye papa agakiza. Nshimye Imana nanone ko ari Imana irera imfubyi, mvuka mu bana 9 rimfura. Ndashima Imana ko ari Imana yaduhagazeho bikemera. Ikindi nshimiye Imana mu buzima bwa buri munsi, gukora ingendo za buri kanya, Imana ikandinda. Amen. Ikindi nshimye Imana ko ari Imana mfite musaza wanjye w'imyaka 15. Mushimye Imana ko yamurinze abadayimoni yiruka, ako nshimye Imana ko still ubu ni muzima guma mu rugo. Imana nishimye. Ngewe bajyacu umugani ngo, umugani mu Kinyarwanda ngo nyine ndashaka kuvuga ko nago wakumva amashimwe y'umuntu. Mwabyumvishe muri abahanga. Nshimye Imana yo mu ijuru, kari Imana n'umugabo arahambaye mu mana bwayo. Mumere Imana icyubahiro. Mugiye kumera Imana amasha speciale n'icyubahiro turayigiha nyuma. 1 2 3. Arakoze cyane. Imana yakoze ibikomeye cyane ku ruhande rwe, afite amashimwe akomeye. Imana yahabaye igakora imirimo n'ibitangaza nishimwe. Tugeze mu mwanya wo gushima Imana twese. Reka mbasabe muhaguruke, sabe worship team benaya batambuke baze. Ariko mbere yo kugira ngo baririmbe, sabe mushumba atambuke aze azamura aya mashimwe yose imbere y'Imana. Harayavuze, ariko natwe twese hari iby'Imana yakoze. Ndifuza ko twafata iyi minota nk'ibiri tugashimira Imana yacu yatugiriye neza, ikaturinda, yakoze byinshi. Ubereye amashimwe Mana yacu, ni wowe ukwiriye icyubahiro no guhimbazwa, kuko ibyo wakoze biratangaje. Amagambo yo kubivuga ashobora no kutaboneka, n'uwabivuga ntabivuga byose, hari ibyo tutabasha kuvuga. Turagushimira ko wakoze ibyo twamenye n'ibyo tutamenye, ibyo wakoreye ahagaragara no mu ibanga, ibyo wakoze dusinziriye n'ibyo wakoze tureba, ibyo wakoreye hafi n'ibyo wakoreye kure. Hari ibyo wavuganiye nabyo kure ntiwemera ko bitugeraho, hari n'ibindi twaboneye ibimenyetso, byose byakozwe n'ukuboko kwawe. Izina ryawe nirishimwe. Kuba turi mu nzu yawe ni ishimwe rikomeye, kuba twarakumenye ni ishimwe rikomeye. Hari n'ibindi wagiye utugenera by'imigisha yo mu gakiza kawe, byose tubikusanirije hamwe. Turavuze ngo icyubahiro n'ikibi cyawe.
akira amashimwe y'ubwoko bwawe, ari abagiye kugutura amaturo bucece, ari abandi bagiye kugushimira mu mitima, buri wese niwakira ishimwe rye kandi rituma umuremera ibishya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. turaba dutanga amaturo y'ishimwe, ibiseke babipfunduye, hari na momo, izi mpapuro z'umuhondo wakoresha momo ushyiraho ituro ryawe ry'ishimwe. Hallelujah. Ego. Oh, kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza, kuko imigambi y'Imana kuri twari myiza, nzakomeza nkwizere kuko utabesha. Oh, nzakomeza nkwizere Yesu kuko utayobya, kuko imigambi yawe kuri nje, kuko imigambi yawe kuri nje, oh, nzakomeza nkwizere kuko kuko imigambi yawe kuri nje ari myiza, kuko imigambi y'Imana kuri nje ari myiza, nzakomeza nkwizere kuko nzakomeza nkwizere kuko yo, kuko imigambi y'Imana kuri nje ari myiza, kuko imigambi ya Data kuri wowe nanjye ari myiza, oh, nzakomeza nkwizere kuko utabesha. Oh, nzakomeza Yesu mwizere kuko atabesha, kuko imigambi yawe kuri nje ari myiza, kuko imigambi yawe kuri twari myiza, tuzakomeza nkwizere kuko nzakomeza yego, kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza, kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza, nzakomeza nkwizere kuko utayobya. Murakoze cyane. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Nsabe perezida wa korali Gosheni atambuke aze asengere abakozi b'Imana batugezeho ijambo ry'Imana, ariko dusengera ijambo ry'Imana duhagurutse, kandi abana baraba bajya mu ishuri ryabo nabo barabasengera. Turagushimiye Nyiringabo Imana, itondo nk'iki dushimiye imbaraga zawe nyinshi zabanye natwe iminsi 7 yose. Hari benshi batambutse, ariko twe kuba turi mu nzu yawe uyu munsi muri iki gitondo bidutera ibyishimo, bikaba ibyishimwe umuntu wese akwiye gushimira imbere yawe avuga kuri Imana ikomeye. Nyemerera cyane muri iki gitondo uzubane na buri muntu wese ugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rikuru, turaryubaha. Ijambo ryawe
ni inkota, ijambo ryawe ni umutsima. Umuntu wese uriyeho arahaga, kandi agahaga inda azamarana igihe kinini, azamarana imyaka myinshi akayigenda natongera gusonza. Ku muntu wabyumvishije neza kandi akabikomeza, unyemerere cyane muri iki gitondo kugira ngo umukozi wawe ahagarare mu mbaraga zawe nyinshi, akubera igikoresho urangururire muri we, kugira ngo imitima yose iri ahangaha igubwe neza kubw'ijambo ryawe. Kandi umuntu wese wageze ahangaha ye gutaha uko yaje, ahubwo ijambo ryawe rimuhindure. Mufashe rero, mugirire neza abana bagiye mu nyigisho, ubane nabo, ubaye kumva no kumvira ibyo bagiye kwigira aho bagiye. Buri muntu wese agirirwe neza n'imbaraga zawe nyinshi, ni mu izina ryawe Kristo, amen. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Amen. Haleluya. Shimiye Imana muri iyo korasi, Imana byose yabyumvise. Haleluya. Shimiye Imana ku bwanyu, nakomeje kubareba mbona muri beza, numva nshimiye Imana. Imana ni ibiherebwa icyubahiro. Hari igihe umuntu yumva ko atari mwiza, ariko muri beza. Amen. Nitwa Ada Darlene Kiyange, ndi mufasha wa pasiteri uri butwigishe. Ibyo ndumva nabyo mbishimira Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Dusengera hirya, nge sengera Kicukiro, wasengera mu Gatenga. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice 15 umurongo wa 22. Kuva ibice 15 umurongo wa 22. Kuva ibice 15 umurongo wa 22 ni urupapuro rwa 65. Abatarahagira bihute. 65. Dusome. Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo, bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri, bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze i Mara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga, nicyo cyatumye hitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati, turangwa iki? Atakira Uwiteka. Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi, ahinduka meza. Arababwira ati, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza, muzo nateje Abanyegiputa, kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. Bagera muri Elimu, hari amasoko 12 n'imikindo 70, babamba amahema kuri ayo mazi. Amen. Haleluya. Imana niyo yashatse gukura Abisirayeli muri Egiputa, kuko yari yarabisezeranije Mose, ndetse yari yaranabisezeranije Aburahamu. Imana yabashyiriyeho umuyobozi yahisemo ku bushake bwayo, kandi yari izi impamvu yahisemo Mose. Ariko hirya ya Mose hari inkingi y'igicu yabajyaga imbere. Iyo nkingi Mose nta bubasha yarayifiteho. Ntiyashobora kuyibwira ngo ya nkingi ntiduca, ahubwo turaca. Ahubwo aho inkingi yerekezaga niho bajyaga. Amen. Ndi kwibaza ukuntu inkingi yerekeje kuri Mara. Ese Imana iribeshya? Imana ntabwo yibeshya. Kubera iki Imana yemeye ko inkingi y'igicu yerekeza kuri Mara? Ahantu hari amazi mabi, ahantu hari amazi arura, ahantu hari amazi abishye. Ariko Imana iremera inkingi iragenda no kuri Mara ngo ba. Ariko kuko tutajya tumenya icyo Imana ishaka kuvuga, twihutira kwitotomba. Nicyo kibanza. Abisirayeli ngo bitotombera Imana, bitotombera Mose ngo watuzanye aha ngaha hari amazi abishye. Ariko hari icyo Imana yashakaga kubigisha. Yashaka kubereka yuko no kuri Mara naho bashobora kuhaba kandi ntibapfe. Haleluya.
ushobora kuba kuri Mara kandi ntupfe. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko inkingi yakujyanye kuri Mara, ujye uhimbaza Imana. Uvuga uti Imana ndagushimiye ko wabonye ko kuri Mara naho nahaba kandi nkabaho. Haleluya. Abantu babayeho bashaririwe ni muhumure. Kuri Mara ni Imana ihakujyana, ntago ari Satani, nta nubwo ari abadayimoni. Ariko Imana irashaka kukwereka ukuboko kwayo, ikwicazeho umenye ko naho wahicara kandi ukabaho ntupfe. Imana ishimwe. Imana ngo ihita ibabwira ijambo ryiza, irababwira ngo nimwumvira n'indwara nateje abanyegiputa nta nubwo zizanabageraho. Gutinya Mara batinyaga iki? Batinyaga ko banywa y'amazi hanyuma bagapfa cyangwa se bakarwara indwara. Ariko Imana irababwira terega nubwo mwayanywa rwose nta kintu mwaba. Imana ishimwe. Nta mpamvu yo kugira ubwoba, nta n'impamvu yo gutinya, kubera ko ibintu bishaririye. Imana iri kumwe nawe. Amena. Imana iri kumwe nawe kandi Imana izakugirira neza. Ariko hirya y'ibyo igitangaje cyane ni ukuntu Imana yari ibabikiye andi masoko ahantu hitwa kuri Elimu. Yesu nashimwe. Inkingi ngo yarongeye irahaguruka irabayobora ngo ibajyana ahantu hitwa muri Elimu, ngo hari amasoko 12. Abisirayeli bari bafite imiryango ingahe? 12. Buri muryango wari ufite isoko. Kuba bari bagiye kuri Mara ntabwo byavugaga ko Imana idafite andi masoko. Kuba ushaririwe ubu ngubu ntabwo bivuga ko Imana idafite ahantu yakwicaza hagutse hari byose. Haleluya. Imana ifite Mara kandi ikagira na Elimu. Ahubwo icyo usabwa wowe, kora ibyo gukiranuka. Amen. Wubaha Imana, ugendere mu gukiranuka, Imana izakugirira neza. Mu butayu harimo izuba ryinshi, harimo ubushyuhe bwinshi, ariko Imana yari yababikiye ngo n'imikindo 70. Buri muryango wicaramo ubara, wicara munsi y'umukindo ati nimwikinge n'akazuba ndiso narababyaye. Imana ishimwe. Niki gituma abantu bahangayika? Niki gituma abantu bitotombera Imana? Ni ukubera kutamenya icyo Imana ishaka kukubwirira kuri Mara. Imana ikujyana kuri Mara ishaka kukubwira ikintu, ariko ntiwumva ahubwo urusaku. Mana warandetse, Mana ntundeba, reba abandi uko bamerewe, ngiye kubera iki Imana? Ariko kuki abandi bagera kuri ibi ngiye simbigereho? Ugasanga wahangayitse cyane. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ikuyobora kuri Mara niyo yakuyobora no kuri Elimu. Kandi ni wihangana uzagera kuri Elimu, uzagera ku masoko, uzagera ku mikindo. Imana nishimwe. Dusenge. Niki gitumye witotomba? Humura, Imana iri kumwe nawe. Niki gitumye uhangayika? Humura, Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Niba ushaririwe ntago ari igitangaza, uzahava ujye kuri Elimu. Humura, witinya kandi wihane kwitotomba, kandi ushakisha uburyo wakiranukira Imana. Data, tugushimiye ijambo ryawe ko ari ryiza, tugushimiye kuyobora kwawe ko ari kwiza. Ntabwo ujya wibeshya, ntabwo ujya uyoba inzira igana kuri Mara. Umwami ubu yize, uyisobanukiwe, ariko nta n'ikibuza ko umuntu agera muri Elimu. Sengeye umuntu ushaririwe, sengeye umuntu ubabaye, sengeye umuntu uyobewe inzira, kugira ngo umutabare, kugira ngo umukize ibisharira Mana. Haleluya. Abisirayeli wabakijije amazi ya Mara, ubwira Mose ngo ashyiremo igiti, amazi ahinduka meza. Bahindurira ibisharira bihinduka ibiryohereye Mana. Mu bukwe bw'Ikana wabagiriye neza, amazi ahinduka vino, baranezerwa. Girira neza umuntu ushaririwe, girira neza umuntu ubabaye, girira neza umuntu ufite ubwoba. Mu izina rya Yesu neshereza umuntu wese uri mu kaga no mu makuba. Ndasenze ngo imbabazi zawe ziboneke Mana. Tujyane kuri Elimu, aho buri muryango ugira isoko. Mu izina ryawe ryera Kristo, tuyobore no kuri Elimu, twicare tunezererwe izina ryawe. Haleluya. Rengera umuntu wese Mana, kandi turasabye ngo gukiranuka kuboneke mu bantu bawe, habeho kukubaha, kugira ngo za ndwara wateje abanyegiputa ze kuboneka hagati muri twebwe. Mu izina ryawe ryera Kristo, amahoro yawe aganze imitima yacu, komeze kutuyoboresha ukuboko kwawe kwineza. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaho umugisha. Yesu ashimwe cyane. Umwigisha mwiza, numvaga yakomeza, ari ntangiye gufashwa.
turashimira ubuyobozi bw'itorero bwahisemo ko twaza gusangira namwe ijambo ry'Imana, hanyuma mwagize neza ko mwaje. Hanyuma nagira ngo dusome Zaburi 23 umurongo wa 3 wonyene. Zaburi 23 umurongo wa 3. Zaburi 23 umurongo wa 3 haravuga ngo, abahageze dusome 23 umurongo wa 3. Haravuga ngo, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Amen. Numvishe nifuza ko tuganira kuri uyu murongo uvuga gusubizwamwo intege. Mumaze igihe mwubaka, ntekereza ko mukeneye gusubizwamo intege. Hanyuma umaze iminsi urwana intambara ku giti cyawe, nibaza ko ukeneye gusubizwamo intege. Mu bintu nize kubahira umuntu icyazi gukora neza. Uyu mwanditsi Dawidi ibintu avuga abizi neza. Ari umupasiteri kera w'umunyacangugu, yajyaga asoma umurongo agahita avuga ngo uyu murongo ndawuzi neza, kandi yatanga ubuhamya ugasanga arawuzi. Iyo Dawidi avuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, niwe yabaga yivuze, yabazi icyo avuze. We nubwo utabyumva nka we, ariko we yarazi icyo avuze. Mutekereze umuntu uvuka mu bana 8 ari bucura agahita atabwa na se na nyina. Zaburi 24 haravuga ngo nubwo data na mama bantaye, Uwiteka yarantoraguye. Hanyuma Dawidi yabayeho nta konte, nta stoke, nta aravuga ngo mba narihebye iyo ntizera ko nzabonera kugira neza mu isi y'ababaho. Uyu muntu yakeneye gusubizwamo intege. Hagati y'imyaka 16 na 18 yagwana n'intare n'idubu. Idubu ni uruse, ni inyamaswa mbi ikara, ifite uburakari bwinshi. Ku myaka 16. Hanyuma nta nubwo ari byo gusa, yagiriye neza Sawuli, amucurangira afashwe n'abadayimoni, ahita amutera icumu. Nawe utekereza umwana ungana utyo utegwa icumu n'umwami, kandi umwami yabaga afite umujinya mwinshi nyine uherekejwe n'abadayimoni. Igihe yica Goliyati yarazingwahwi ngiye kuruhuka. Ukuntu Sawuli yaravuze ngo nemeye ibihembo 3, ko nzakura umusoro ku nzu ya se, ko nzamuha ubutunzi bwinshi, ko nzamushingira umukobwa wanjye. Umukobwa wanjye nzamumuha amubera umutego. Yaramaze nk'iminsi 3 agahita ahunga. Umugeni w'iminsi 3 yahise ahunga. Mutekereze ko Dawidi yamaze imyaka 10 mu buvumo bwa Adulamu, ni haruguru y'inyanja itukura, n'ahantu hataba amazi. Kera mu gushingura abapfuye babajyana mu buvumo, akaba ariho babashira bagataha, kuko ni igihugu c'amabuye, gucukura imva biranagoye. Kimwe mu bintu biranga abakire muri Isirayeli ni uko umukire yabaga afite imva ye. Ubwo bivuze ngo umuntu yabashije gucukura ibuye akabonamo umwobo yasesekamwe umurambo. Hanyuma aho hantu rero Dawidi yahamaze imyaka 10, yaranditse aravuga ngo Sawuli yantuje mu buvumo hamwe n'abapfuye. Ahantu hatagira amazi, ahantu mu buvumo hamwe n'abapfuye, ahantu hatagira ibiryo. Noneho umva ikindi kintu giteye ubwoba, abantu bamuhungiyeho bari imfubyi n'abahigwa n'abinuba n'abanyamadeni n'abafite intimba mu mutima. Nta muterankunga n'umwe yarari. Niwe nshuti yagiraga. Abantu baza kumusaba ko abakemurira ibibazo, nawe ibyo bitarakemutse. Umuntu yakwiye gusubizwamo intege. Yandika akavuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, abazi icyo avuze. Ntangira nababwiye ngo nubahira umuntu icazi. Dawidi ibyo yavuze ntabwo byari amagambo. Impamvu ibintu tubigisha bitabahindura nuko dushobora kuza tukavuga disikuru, nkavuga teolojiya, hanyuma nkabivuga kuko nabisomye, nkabivuga kuko nzi kubyigisha, ariko atari bwo buzima mbaho. Iyo usangiza abandi ubuzima
bakira ubuzima. Dawidi hano aradusangiza ubuzima bwe, ntabwo ari teolojiya, ni ubuzima bwe. Yari azi gusubizwamo intege icyo bivuze. Mwibuke ko muri iryo shamba aho hantu yararagiye intama, nta wundi muntu n'umwe bari kumwe usibye Imana yonyine. Hanyuma yiga kuyiringira, akajya abwira Imana ngo ndagushimiye kuko uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho iteka. Yirengagiza umubabaro, yiga kuririmba. None muzi aho Dawidi atandukanira natwe abanyarwanda, turabahanga bo kwihagararaho. Ntabwo twemera ko twacitse intege. Ntabwo wahagurutse inyubako nk'iyi ngo uzayisoze utaracitse intege, ntabwo bishoboka. Wicara ushaka ibisubizo, nahava amafaranga, nahava, hanyuma intege zirashira. Use wagira umugabo mubi mu rugo utahiraho buri munsi, intege ntizishire. Use wagira umugore mubi, intege ntizishire. Wagira umushefu mubi ku kazi, ashaka kumusenga, hanyuma intege ntizishire. Nuko umuco wacu utatwemera kuvugisha ukuri, ariko ibizimara biruzuye. Waba i Kigali nta so nta nyoko, nta munsi y'urugo, nta. Nabonye imibare y'ikigo cy'ibarurishamibare ivuga ngo muri Kigali 60% bose barakodesha. Njye nakodesheje imyaka 18, ndabizi ukuntu wicara utazi igikurikira. Impamvu zikwiye gutuma dusubizwamo intege ziruzuye. Uzi kwiga wari uzi ko ugiye kuramira iwanyu, ugahita ukubita imyaka 8 nta n'igihumbi urakorera. Ubitse masters mu rugo, ufite lisanse mu rugo, hanyuma ukavuga ko intege zitashira. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Bisaba gusa kuba umunyakuri kugira ngo Imana ibone aho ihera igusubizamo intege. Nta modoka yahora igenda, nta modoka yava hano ngo igi Rusizi igereyo idakeneye gusubizwamo essence. Rimwe na rimwe hari n'igihe bikeneye igaraje. Nta muntu yatanga hanyuma ngo ibyo atanga bye kumushirana, ntabwo bishoboka. Ntabwo wabaho usohora imbaraga buri munsi, kwera imbuto muri sosiyete, kubana n'abandi, aho hantu hose hasaba ko usohora imbaraga. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyoboza inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Ngiye kubabwira ibintu bike twakora tugasubizwamo intege. Yego. Icya mbere nuko dukwiye gusenga. Yesu yajyaga akora amasengesho hafi nk'amasaha 4 buri munsi mu rukerera. Yajyaga gusenga kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, yajyaga gusinyisha kugira ngo arebe niba ejo yarakoze ubushake bw'Imana. Kuko muri mu masengesho y'iminsi 40 bamuhaye kalenderiye azakoreraho. Nta munota ugomba gupfa ubusa, buri munota wose yagomba kuwukoresha neza. Hari igihe tuvunika dukora ibitari ngombwa. Muribuka avugana na Marita igihe yari yagiye gusura iwabo wa Lazaro, yabwiye Marita ngo wiruhije muri byinshi cyangombwa cyari kimwe. Hari igihe dutakaza imbaraga tugacika intege kandi twakoze ibitari ngombwa, kandi tukajya amaturusha. Turi muri Kigali ya stress, aho ikiguzi cy'ubuzima gisaba gutekereza cyane. N'udafite akazi, n'utiriwe mu kazi ajyama ananiwe. Yesu yasenga kugira ngo arebe niba yakoze ubushake bw'Imana. Icya kabiri, yasenga ngo abone imbaraga azakoresha bukeye. Niyo mpamvu iyo ahura n'abadayimoni nta bintu byinshi bavuganaga, bahita bibwiriza bagahunga. Hari ibintu bibiri Yesu atakoze. Yesu ntiyasengeye ibyo kurya. Icya kabiri, ntabwo yigeze yirukana abadayimoni. Navuga kubinginga ngo bagende. Iyo bahura bahita bavuga ngo duhuriye he mwene Dawidi, twohereze basi mu ngurube, kuko yabaga yambaye imbaraga yuzuye. None twebwe dusengera umugwayi tukamukubita Bibiliya mu mutwe ntakire.
twanamucugushije twamaze, kubera ko nyene tuza tubereye aho, tuza tubereye aho. Yesu ibiryo yarabifata akabishimira, twebwe kubera ihahamuka tubyirukanamwo abadayimoni, ntabwo tuba twizeye neza ko nta burozi burimo. Yesu yashira imbaraga ahari ngombwa. Dukwiye gusenga. Icya kabiri ni ukwemera ko watakaje, ni ukwemera ko watakaje imbaraga kandi ukemera n'ico byagutwaye. Ndaza kubivugaho uraza kubyumva. Hanyuma ikindi twakora kugira ngo dusubizwemo intege ni ukwemera komogwa ibikomere twakomerekeye mu ntambara. Abasirikare b'Abanyamerika bamaze igihe muri Afghanistan, murabizi ko babacuye basubiye muri Amerika. Bageze muri Amerika bose barabapimye, babapima indwara zo mu mutwe, basanga 50% yabo bose bagwaye indwara yo mu mutwe. Kubera iki? Yagenye na mwene wabo ku rugamba cyangwa inshuti ye amupfira mu maboko. Barashe igifaro, iyo kirashe ni nk'inkuba 70 zikubitiye rimwe, niryo jwi risohoka mu munwa w'igifaro. None bo barashwe na bombe. Ni gute wavuga ko bidafite ico bisiga mu mutwe? Ariko ubundi nuko turabanga bo kwihagararaho. Ni byiza kwemera ibyakubayeho nico byagutwaye, nibwo ubona gusubizwamo intege. Hanyuma ni byiza ko dukeneye isanamitima. Ni byiza kugira umujyanama, ukicara n'umuntu ukamubwira ati nkubwize ukuri, intege zarashize, intege zarashize, maze iminsi nsohora imbaraga, ndumva nkeneye inama. Harakurikiraho iki, mbyitwaremwo gute? Mu bihugu biteye imbere abantu bari smart, abafite muganga we, umukansara we, umunyamategeko we, afite banke ye, iyo akijijwe akaba afite pasiteri we. Twebwe iyo umuntu ajya kwivuza nk'abagwara kanseri, agenda igeze kuri stade ya 4, ntaco bakimumarira, mu gihe abandi buri mezi 6 byibura akora full check up, kuko hejuru y'imyaka 40 hari ibice bimwe bikunda gutegwa na kanseri cyangwa izindi ndwara, umubiri umaze kujegera mu by'ukuri. Ibyo mbivugiye iki? Mbivugiye ko buri wese akeneye umujyanama. None ikibazo twagize mu Rwanda ni kimwe, umuntu aravuka kirera mu gakiza. Ibyo ukoze nabi n'ibyo ukoze neza, n'ibyo wahuzaguritsemo, ibintu byose, kuko ntufite ugufata ukuboko. Timoteyo kwizera kwe kwahereye kuri nyirakuru Lois, bikomeza kuri Unique, bikomeza ni kuri Timoteyo. Hajya wowe imbaraga uzikuraye niba utemera ko ushobora gucika intege. Ni byiza ko dukeneye ubujyanama. Hanyuma ikindi, ni byiza ko turuhuka. Nyamona abazungu hano mu mujyi bambaye ikabutura, bagenda n'amaguru, bambaye kambambiri, rimwe rimwe ukabasanga kuri pisine aryamye. Nyene arakora umwaka wose akavuga ati nzabika, nzajya umugati niwe ugura amaki wabo, hanyuma nzabika amafaranga y'ukwezi, nkureho telefone, nkureho ibintu byose, gende njyama ahantu nsubizwemo intege. Twebwe urakora hanyuma iyo ukwije imyaka 50, indwara zizira rimwe nkaho ugira ngo zahishuriwe. Umuvuduko, diabete, ibintu byose bitabizira rimwe, kubera ko intege zarashize, ntabwo wigeze yuka gusubizwamo intege. Kuruhuka rero ntabwo bisaba kujya kuryama ku mazi, ayo mafaranga ntuyafite, ariko byibuze uzajya ubyuka mu mbeho ugende n'amaguru, bivura stress. Ni ibintu bidahenda, ntabwo kuruhuka, ntabwo bihenda, ni mu mutwe. Ntabwo bisaba ngo ufite miliyoni, ushobora kujya kwicara muri jardin publique hari ukareba ibyatsi cyangwa ukareba ibiti ukabibwira ati ndananiwe. Ibiti birumva, n'amazi araruhura, ibintu nka bene ibyo byoroshe. Ni byiza ko ushaka uburyo bwo kuruhuka. Reka mbabwire, Imana yaremye amanywa kugira ngo dukore, irema ijoro kugira ngo, ariko kubera WhatsApp n'imbuga nkoranyambaga zindi ntabwo dufite umwanya.
dukomerezaho. Ariko ntabwo uba uzi kuri ugenda upfa gake gake, uzabimenya ushaje. Asubiza intege. Yego, gusubizwamo intege bikwiye kuba ari ikintu cy'ingenzi. Hanyuma ikindi kidusubizamo intege ni ukwibuka amasezerano y'Imana. Dawidi igihe yagwana na Goliyati, Sawuli yabanje kumuca intege, aramubwira ati wa mwana we, uriya ni umukomando wamenyereye intambara, nta hantu wahera. Aramubwira ati nyakubahwa, reka nkubwire ubuhamya. Iyo ndagiye intama za data, hakaza intare, hakaza n'idubu, ndabikubita nkabyambura umwana w'intama. Sawuli arikanga, asanga mu bakomando bamurinze nta wigeze yica intare. Avuga ati ye, ku myaka 16 wishe intare? Aramubwira ati genda, Imana irabana nawe. Ni byiza ko twibuka intare zapfuye, tukibuka n'idubu, bizagusubizamo intege. Asubiza intege mu bugingo bwanyu. Hanyuma ikindi cyadusubizamo intege ni ugutega amatwi amabwiriza masha y'umuyobozi w'urugamba. Kubera ko iyo bagiye gusubizwamo intege biba bisaba ngo ufungure amatwi. Hari igihe akubwira inzira uri bucemo bikagenda neza. Hanyuma ikindi ni ukwambara intwaro nsha, kubera ko ikintu kimwe kitwica ni akamenyero, ni uguhora tugwana urugamba mu buryo bumwe. Hari urugamba rugwanwa no kuvuga, hari n'urugwanwa no guceceka, ukabiha iminsi gusa bikazimaraho. Ni byiza ko tumenya ni iyihe ntwari ijuru ryaduteguriye kugira ngo tugwane urugamba. Hanyuma ikindi ni ukugira ibyiringiro bisha mu ntambara, muri uru rugendo no kugwana intambara. Hanyuma ikindi ni ukwiyemeza. Amen. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Murumva ukuntu mbivuze amagambo yoroheje, ariko nzi icyo mvuze. Twabanye na madamu, hanyuma kuwa gatandatu ku cyumweru umuhanuzi abyuka mu rugo, aratubwira ngo mugiye gutangira ishuri kandi rizatinda. Kandi mu by'ukuri nari narongoye ngo nduhuke, numvaga narababaye mu buzima, ngiye kwicara nkarambura amaguru, nkitabwaho nkamera neza. Arambwira ngo mugiye kwiga ishuri kandi rizatinda. Duhita tumara imyaka 7 nta n'akazi k'igihumbi. Hanyuma tukaryama, nta muntu atubwiye ngo zatwishurira inzu, nta tutazi ibirayi aho bizava, tutazi ikintu na kimwe. Imyaka 7 iruzura. Madamu yari ni promotion ngira ngo ya mbere kuri yereka, yari yize sociology ico gihe bari bagezweho. Ahantu hose adepoje bakamubwira ati akazi turagaho umugabo nta mugore dushaka. Hanyuma tukaryama, wagasinzira, ngiye ngahita ndeba kuri plafond. Aho yaryamye ndeba, agakanguka mu gitondo ariho nkireba. Nyuma y'amezi 6 nzanga uruhara rugeze mu mugongo. Use iyo mvuze gusubizwamo intege simbazi ico mvuze. Mbazi ico mvuze. Gusubizwamo intege ibi mvuze, nubwo mbivuze amagambo yoroheje, nutabikora uzi ikintu kizakubaho, uzatangira kugira umunabi. Uzatangira kumva utishimye. Uzatangira kumva wakwigunga, kuba wenyine ari byo byiza. Uzatangira kubona ko nta muntu n'umwe ugukunda. Urugo rwari rwiza ruzatangira kukubihira. Kuza mu rusengero uzajya wumva bidafite agaciro kenshi. Uzatangira kugira umutwe udakira. Hanyuma utangire kwibagirwa imfunguzo uzifite mu ntoke. Ibintu bizakubaho, uzabura ibitotsi, ndabizi neza. Hanyuma hano hejuru y'imfyiko abantu bazi ngo ziba hano hasi, wapi ziba hano hejuru. Hano hagati mu mugongo ni imfyiko ziba. Hanyuma hano hejuru yazo habaho acide yitwa adrenaline. Iyo wahuye n'ikibazo udafitiye igisubizo, ihita itangira gutonyanga. Igihe cyose uhuye n'ikibazo udafitiye igisubizo, ihita itangira gutonyanga. Imana yiremeye impamvu imwe gusa. Iyo ugiye kunyura mu rupfu, umuntu azakubwira ngo nabonye tugiye gukora impanuka, sinzi ibindi byakurikiyeho. Ihita itonyanga ari nyinshi, ubwenge igahita ikupa ubwonko. Nico Imana yiremeye gusa.
hano hahiye twese twavamo, aho twanyura simpazi, ariko ndabizi twasohoka. Ni iki Imana yiremeye. Iyo uhuye n'ibibazo udafitiye ibisubizo, ihita itangira gutonyanga mu maraso, igahita imera nk'akarobine bafunguye. Ushobora guhita umera imvi ntazo wari ufite, kubera uburemere bwayo ishobora gushwanyuza igifu. Niyo mpamvu abantu babana n'ihungabana n'agahinda gakabije kandi bari mu nzu y'Imana. Ibi byose twabirengejeho igisirimba n'ivyuma bivuga cyane, tubirenzaho hareruye utsinzi n'umurambararo, tuvuga ko ntaco bidutwaye, ariko ndabizi neza ko ubizi ko bifite ico byagutwaye. Nahuriye n'umuntu kwa muganga, baramupima, baravuga ngo hano afite imyaka 35, ngo hano amagufa ye ngo ameze nk'umukecuru w'imyaka 80. Hanyuma undi w'inshuti yanyu twari turi kumwe nabo baramupima, baravuga ngo ubwonko bwe bumaze imyaka 10 budasinziriye na rimwe, kandi buri joro arasinzira. Beneda, Dawidi yaravuze ngo usubiza intege mu bugingo bwanyu. Hanyuma ntabwo gucika intege ntabwo bizana ingwara gusa, bikoresha n'umuntu ibyaha. Ibyaha abantu bakora ibyinshi ni ubuhungiro bw'umutima ukomeretse. Bamwe ubuhungiro bw'ibikomere ni butatu: ni ubusambanyi, ni umuziki, cyangwa se ibiyobyabwenge. Abantu kubera ko bashaka uburyo birengagiza ibibabaho, ahita ahungira muri filime, akareba filime z'uruhererekane, akajya ajya mu bwonko bwaguye agacu, akagira ngo ntaco birimo kumutwara, kumba arimo kwinjiza n'ibindi bibi. Abandi bahungiye kuri social media, abandi bahungiye nyene mu gisirimbo, bakavuza ibyuma. Ababana nyene bo kubyuma arazamura cyane, kuko muri we harimo ibisakuza kuruta ibyuma, akatwicira amatwi kubera ko iwe muri we ameze nabi. Ariko byo ndashimira n'ukuntu hari sonorisation nziza, vraiment muntiza amashito yahaba abantu. Mperuka guhura n'umumama mukuru yicaye hafi ya speaker, hanyuma barazamura kwa kundi amaraso ahita atunguka mu matwi. Kuva uwo munsi ntiyongeye kumva, kandi ntafite ahazarega kubera ko hari mu rusengero nyine ntafite ahazarega, amatwi yahise apfubwa. Beneda, Imana ikwiye gusubiza intege mu bugingo bwacu, kubera ko ushobora kuba usigaye uvuga nabi, waradevelopye umujinya utazi inkomoko yabyo, utazi ko byakomotse ku munaniro no gucika intege no gutanga udahabwa. Ukaba usabwa kwita ku bandi udafite umuntu kwitaho, udafite n'ukubwira byibuze ngo wakoze, bikazarangira uba ucitse intege, hanyuma ugasigara uvuga nabi, cyangwa se ukabikora mu bwenge gusa ariko umutima wawe utanezerewe. Twunamisha amaso dusenge. Kansaba umushumba Jean Jacques adusengere, atubwirire Imana idusubizemo intege. Waba waracitse intege kubw'impamvu runaka, uhaguruke dusengane, ubu umunyakuri gusa ubibwira ati Mwami ntakubeshe maze gucika intege. None se niba Yesu yarabwije ukuri Imana Getsemane, yavuga ngo umutima urakunze, umubiri ufite intege nke, wowe urinde. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko uri muri iri teraniro wowe atari no gucika intege gusa, ahubwo utarakira umwami Yesu uruhura, wa wundi utanga ubugingo, wa wundi utuzura, kuko sino gucika intege hari n'abapfuye bahagaze. Bibiliya irabivuga ko hari abantu bapfiriye mu byaha. Ibyaha birica, ibyaha bigira ingaruka ziteka, ariko bifite n'umuti ariwo Kristo Yesu. Turagira ngo rero turebe niba hari umuntu utarakira Yesu kandi ufite inyota yo kumwakira muri iri teraniro, kugira ngo nawe tumusengere by'umwihariko. Niko Bibiliya itubwira, niba uhari rambura ikiganza tugusengere. Wakire Yesu aguhe za ntege, utangire uneshe. Ntabwo wasubizwa mu intege utarigeze uzigira. Umuntu asubizwa mu icyo yatakaje. Wowe uyu munsi wagihabwa ugatangira n'izi ntege ubaye umuntu mushya. Urahari, warambura ikiganza we tukagusengera by'umwihariko.
umuntu ushaka kwakira Yesu tera intambwe uze hano imbere tugusengere by'umwihariko. Niba hari n'undi nawe natera intambwe aze, nta bindi byinshi. Iyo wegereye Yesu, iyo uteye intambwe umusanga, Yesu nawe arakwakira. Tera intambwe uze mwene data, mushiki wacu nawe niba uhari tera intambwe uze. Yesu ari hano agufitiye imbabazi. Uyu usubizamwe intege ni umukiza mwiza wuzuye imbabazi nyinshi, wuzuye ubuntu bwinshi, kandi igihe cyose umusangiye usanga ateze amaboko ngo akwakire, yuzuye urukundo rwinshi. Ese wowe ubwo ntusigaye? Nawe watera intambwe ukaza, hanyuma tukabona gusenga. Reka nsaba umushumba n'ubundi abanza asengera abangaba tubone gusengera iteraniro. Mana turagushimiye muri iri teraniro urivugiyemo, kandi iyo uvuze ijwi ryawe turaryumva. Niyo mpamvu mwene data na mushiki wacu batsinzwe n'ijambo ryawe, bafashe icyemezo cyiza, turabasengeye. Uhereye none reka bandikwe mu gitabo cy'ubugingo, babonekweho n'amaraso ya Yesu. Uhereye none reka babe ibyaremwe bishya, bajye bayoborwa nawe. Andi majwi yose yaganiraga nabo turayacecekesheje mu izina rya Yesu. Reka bajye bumva ijwi ryawe gusa, kuko nibaryumva rizabayobora inzira yo gukiranuka. Turagushimiye ko ubyumvise, ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Mwami Yesu, nibutse wa munsi Hagayi yagendaga n'imvumba bamuhaye igashiramwo amazi. Imbaraga zari zishize, impuhwe za kibyeyi zishize, ibyo yapfunyikiwe na Aburahamu byari bishize, ibyo yarazi n'amayeri yose yaramushiranye, intege zirashira. Afata umwana yarahetse aramujugunya, kuko intege zari zishize. Iyo umuntu intege zimushiranye atakaza ibindi byose, atakaza ibyiringiro, yibagirwa Mwami icyo ubuzima bumumariye, kubaho ntibiba bikigira icyanga, ubuzima bwe bwose ababutaye, ibitekerezo bye byose biba birangiye, ahari umucyo haba umwijima, imbere ntaba kihareba, ibyiringiro by'ejo birashira. Niko bijya bitugendekera iyo imbaraga zadushiranye. Nyamara wa munsi Hagayi wamubwiye ijambo rikomeye, uramubwira ngo nafata umwana asanga hari iriba rigendana nawe. Uyu munsi dusabye rya riba rigendana natwe, kongera kwegera buri muntu. Reka iyi soko ya yindi yabonye akavuga ngo Uwiteka ni Imana indeba, n'ahangaha irahari. Imana itanga iriba mu butayu, Imana itanga iriba ubuzima burangiye, ibyiringiro bishize, intege zishize. Tanga intege muri aba bantu. Dore Mwami, hari abaciwe intege n'ibyaha baguyemo, hari abaciwe intege n'ibigeragezo byabaye byinshi, hari abaciwe intege n'ibikomere byo mu mutima. Nyamara ngo icyakuzanye waje komora ibikomere byacu, uza kutumara intimba, uzana ubwami bw'amahoro. Reka ubwami bwawe buze, abantu basubizwemo intege. Reka ubwami bwawe buze, ingo zari zicitse intege zikomeze. Reka ubwami bwawe buze, abantu bari bakwibagiwe bongere bibuka amasezerano kuri Imana ihembura, itabara, ihindura ibintu. Turagushimiye kugiye gusubizamo intege muri iyi mitima, ikongera igakomeza urugendo, ikongera Mwami ikabona ibyiza, ikabona ibyiringiro by'ejo hazaza. Urakoze rero kubw'imitima uremye, kandi kubabariye abacitse intege bose, ari abihagazeho, ari ababirengejeho. Uyu mwanya reka amaraso yawe aze atweza dutunganye, kugira ngo tubone uko twakira intege nshya. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Reka Imana tuyikomere mu mashyi tuyishimire. Korali Gosheni itambuke ize iririmba indirimbo.
ariko munyemerere twerekeze ibiganza ku muryango wa Pasteur Desire tuvuge ngo Imana ibahe imigisha, ariko nanone Imana itwongerere intege. Korali Gosheni bagiye kuririmba dutanga amaturo n'icyacumi. Hariya hari biseke dushyiramo icyacumi n'amaturo, kandi nanone birashoboka ko amafaranga yawe yafite kuri momo, nizo mpapuro z'umuhondo zituri imbere. Iyo intege zitaracika umenya no gukorera Imana. Turashyiraho rero icyacumi n'amaturo, kandi Imana ikomeze twongerere intege mu buryo bwose. Karibu korali. Wanyuranyije amaboko ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko Mana ishimwe ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Oh Mana ndagushimira, Mana ndaguhimbaza, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko ibitavuga Imana, Mana ishimwe ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Oh watabaye ababyeyi bageze ku iseta, watabaye abagabo bageze mu ntambara, ibyo uherutse gukora bidukoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko Mana ishimwe ibitavuga Imana, ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Oh wabanye na Goshene, wabaye mu ruhande rwacu, ibyo uherutse gukora bidukoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko Mana ishimwe ibitavuga Imana, Mana ishimwe ibyo uherutse kunkorera zose binkoze ku mutima. Nimurangurure muvuge yuko Uwiteka agira neza, kandi yuko imbabazi ze zihora witeka ryose. Urukundo rwe nirugira akagero, nirurondoreka no kw'ijoro n'isi. Nimurangurure muvuge yuko Uwiteka agira neza, kandi yuko imbabazi ze urukundo rwe nirugira akagero, nirurondoreka rukwiriye ijuru n'isi. Nimurangurure muvuge yuko Uwiteka agira neza, kandi yuko imbabazi ze zihora witeka ryose. Urukundo rwe nirugira akagero, nirurondoreka no kw'ijoro n'isi. Haleluya. Nimurangurure muvuge yuko Uwiteka agira neza, kandi yuko imbabazi ze zihora witeka ryose. Urukundo rwe nirugira akagero, nirurondoreka rukwiriye ijuru n'isi. Imana mutima wanjye we, imbaza Uwiteka tukibagirwa ibyiza, kuko yakubabariye
yakubabariye ibyo wakiraniwe agukiza indwara kandi acungura ubugingo imbaza Imana mutima wanjye we imbaza Uwiteka ntukibagirwe ibyiza kuko yakubabariye ibyo wakiraniwe agukiza indwara kandi acungura ubugingo bwawe bwose urukundo rwe rwamuteye kwikorera imitwaro yanjye maze njyewe ndaruhuka ubukene bwari umutwaro wanjye ariko yangaburiraga manu ya buri munsi ubukene bwari umutwaro wanjye ariko imyambaro yanjye niyigeze isaza urukundo rwe rwamuteye kwikorera imitwaro yanjye maze njyewe ndaruhuka ubukene bwari umutwaro wanjye ariko yangaburiraga manu ya buri munsi ubukene bwari umutwaro wanjye ariko imyambaro yanjye imbaza Imana mutima wanjye we imbaza Uwiteka ntukibagirwe ibyiza yagukoreye yakubabariye ibyo wakiraniwe agukiza indwara kandi acungura ubugingo bwawe bwose imbaza Imana mutima wanjye we imbaza Uwiteka ntukibagirwe ibyiza yagukoreye yakubabariye ibyo wakiraniwe agukiza indwara kandi acungura ubugingo bwawe bwose Uwiteka Imana niwe mungeri wacu niwe twegamira tukabona uburuhukiro niba nawe ushaka amahoro iteka ngwino ku Mana yacu uzabona uburuhukiro Uwiteka Imana niwe mungeri wacu niwe twegamira tukabona uburuhukiro niba nawe ushaka amahoro iteka ngwino ku Mana yacu uzabona uburuhukiro Uwiteka Imana niwe mungeri wacu niwe twegamira tukabona uburuhukiro niba nawe ushaka amahoro iteka ngwino ku Mana yacu uzabona uburuhukiro Uwiteka Imana niwe mungeri wacu niwe twegamira tukabona uburuhukiro niba nawe ushaka amahoro iteka ngwino ku Mana yacu uzabona uburuhukiro imbaza Imana mutima wanjye imbaza Uwiteka ntukibagirwe ibyiza yagukoreye yakubabariye ibyo wakiraniwe agukiza indwara kandi acungura ubugingo imbaza Imana mutima wanjye we imbaza Uwiteka ntukibagirwe ibyiza kuko yakubabariye ibyo wakiraniwe
agukiza indwara kanacungura ubugingo kuko yakubabariye iyo wakiraniwe agukiza indwara kanacungura ubugingo bwawe bwose. korali Gosheni barakoze, Imana ibaha umugisha, nabo bakomeza batanga amaturo n'icyacumi. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kubaka inzu y'Imana, kandi dukomeje gushimira Imana ikomeje gutera umwete abantu bayo, kandi ikaduha n'imigisha mu buryo butandukanye kugira ngo tubone ubushobozi bwo kubaka inzu y'Imana. Murabona ko rero akazi kageze aho gakomeye, ariko nubwo bikomeye Imana yifite ibisubizo by'ibyifuzo dufite kuri iyi nzu yayo. Niyo mpamvu twongeye kubasaba ko mwakongera kuzana amafaranga yo kubaka inzu y'Imana. Tugeze kandi mu cyiciro cya gatatu dusoza iki gihembwe, kuko ukwezi kwa kabiri twagushoje ejo, turacyabura amafaranga menshi muri iki gihembwe. Aha rero harashyiramo abantu bakuru, aha hashyiramo abana. Nimuzana amafaranga yo kubaka inzu y'Imana mugize vuba kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Imana ibaha umugisha, turabizi tuba twabiteguye kugira ngo abafundi bazahembwe. Imana ibaha umugisha, aho mukuye Imana ihongere. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Gukorera Imana nta gihombo kirimo, kandi iyo twabikoze tubona umugisha w'Imana. Imana ibaha umugisha, aho mukuye ihongere rwose. Imana ibaha umugisha mwinshi. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibaha umugisha, aho mukuye ihongere. Imana ibahe umugisha, Imana ibaha umugisha. Tekereza ko utayatanze nuko ntayafite, kandi iyo udafite amafaranga uvuga neza inzu y'Imana. Nta rubanza ruhari, ntago twakwima Imana ibyayo, keretse abafite ikibazo, za ntege zarashize burundu, abo ngabo baba bafitanye ibibazo byinshi n'Imana. Reka dukoreshe na telefone rero zacu. Satani tugomba kumusuzugura twubaka inzu y'Imana, kuko nawe akenshi araturasa, ariko Imana ikaturwanirira ntituneshwe. Mu butunzi bwawe rero, bitewe nuko muri telefone yawe ufiteho amafaranga, cyo koza utayafite cyangwa ufite itike nta kibazo, ariko ubaye ufiteho amafaranga ni umugisha, kuko hari abandi batayafite. Reka rero tubibutse kode, mushyireho ya mibare ibanza, yo turayizi twese, imibare ibanza, kandi cyane iyi kode ni ku bashyitsi abasangwa bo barayimenye. Imibare ibanza tuyirangije rero, kode ni iyi. Ni kangahe? Twavuze ko muzaza muvugira rimwe imibare 207 91 56. Yego, ugahita ushyiraho amafaranga bitewe n'umugisha ufite. Wamara gushyiraho amafaranga rero, hazamo ijambo ADPR, ugashyiraho kode yawe, amafaranga akabagezeyo. Imana ibahereza umugisha. Yenda twihuse, wowe bitagukundiye, ni ziriya momo zigaragara ku biriya bandorore ziri ku nkuta. Imana ibaha umugisha. Reka sabe Shema atambuka tugezeho amatangazo yihuse, kugira ngo tugere ku musozo w'iri teraniro ryacu rya mbere. Munyemerere dukomere Imana amashi yabanya natwe muri iri teraniro dusoje rya mbere. Kandi ni igitangaza pe, uzi ko ibintu byose bishoboka. Abigisha babiri kwigisha, korali zikaririmba, murebe iminota dusigaje 15 yose, ababigisha bateye ubwoba pe. Tugiye bageza amatangazo, ariko hari irya mbere n'irindi rimwe ndi buhuze mu matangazo asanzwe n'amatangazo adasanzwe, kugira ngo mbivugire icyarimwe. Nubundi mu busanzwe ku cyumweru tugira amateraniro 3.
irya mbere ritangira saa moya n'igice, irya kabiri rigatangira saa 3:45, irya gatatu rigatangira saa 6 zuzuye. Ariko noneho ku cyumweru gitaha irya mbere tuzakora amateraniro 2 gusa ku cyumweru gitaha. Kandi hari igihe dutangaza gutya kubera ko abantu bamenyereye amateraniro 3 ugasanga rimwe na rimwe ni nkaho batabyumvise. Ku cyumweru hazakorwa amateraniro 2. Irya mbere rizatangira saa moya n'igice, irya kabiri ritangire saa 3:45, risoze n'ubundi saa 5:45. Bizaba bitewe n'impamvu z'uko tuzaba dufite inama y'abakristo bose. Muranyumvise? Mbibangikanyije kugira ngo mbashe kubyumva. Ubundi dusanzwe duterana amateraniro 3, ariko ku cyumweru tuzaterana amateraniro angahe? 2. Kandi kutangaza gutyo warangiza ukagira gutyo ukabona saa 6 umuntu aje gusenga iteraniro rya gatatu, wagira ngo singene biba byagenze. Ariko nyine wenda batateranye, wateranye ugomba kumufasha kugira ngo nawe atazaza guterana ahubwo azabazi ari mu nama. Kandi ndabizi neza ko tugomba kubanza tugaterana tukabana guterana no mu nama. Hanyuma kuwa mbere tugira niba ture itangira saa 10 n'igice ikagera saa 12 zuzuye. Gutangira kuwa mbere kugira kuwa gatandatu tugira niba ture ikorwa hano ku itorero ryacu rya CGM uhereye saa 10 n'igice ukagera saa 12 zuzuye. Hanyuma kuri uwa mbere n'ubundi dukwira amasengesho atangira saa 2 kugera saa 10 n'igice, abagabo bagasenga saa 12 zuzuye. Kandi n'ukuri barasenga, baba uko bangana kose barasenga. Nawe nubona umwanya saa 12 zuzuye uri umugabo uzazuterana nabo. Kuwa kabiri n'ubundi abavyeyi barasenga nabo batangira saa 3 zuzuye bakagera saa 10 zuzuye. Kuwa gatatu nimugoroba hazaterana zone speciale guhera saa 11 n'igice, nibwo bazatangira gusenga. Hanyuma rero abizera basha bariga kuri uwa gatatu n'ubundi biga saa 9 n'igice, no ku cyumweru dusoje iteraniro rya kabiri saa 5:45. Buriya abiga inyigisho z'igice barahita babona mwarimu wabo baje kwiga inyigisho z'igice. Hanyuma kuwa kane tugira amasengesho n'ubundi y'icumba cyo kuwa kane atangira saa 2 akagera saa 10 n'igice. Kuwa gatanu tukagira ijoro ry'impinduka ritangira saa 11 n'igice rigasoza saa 2:30. Kandi mwabonye namwe kuwa gatanu ko byari bimeze, ndizera no kuwa gatanu gitaha iki tutangira ejo ariko bizaba bimeze. Hanyuma kuwa kane no kuwa gatandatu twigisha abiga gusoma no kwandika, baziranye na mwarimu wa barahari yateranye no mu iteraniro rya mbere. Ndabizi neza ko abo bose babyifuza ahari n'abatanditse n'abataratangira bamureba bakazafatanya nawe kwiga izo nyigisho, kuko kubaho muri kino kinyejana utazi kwandika gusoma ndetse no kubara waba usigaye inyuma cyane. Hanyuma kuwa kane dufite inama muzabikorwa izatangira saa 12 zuzuye. Inama muzabikorwa izatangira saa 12 zuzuye. Ku cyumweru gitaha niko navuze n'ubundi tuzagira amateraniro 2. Irya mbere rizatangira saa 1 n'igice, irya kabiri ritangire saa 3:45 risoze saa 5:45. Saa 6 zuzuye dutangira inama izasozwa saa 8 zuzuye. Tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu kuwa kabiri saa 12 zuzuye ubuyobozi bw'itorero buzabonana na komite ya korali Hermoni. Niyo korali ya nyuma bazaba basuye. Komite ya korali Hermoni saa 12 zuzuye bagomba kuzaba bitabye ubuyobozi hano bakabonanira muri biro ya mushumba. Hanyuma saa 1 zuzuye n'ubundi ubuyobozi bw'itorero buzabonana na korali yose muri rusange. Hari irindi tangazo ntari butange, tugiye gusaba n'ubundi mushumba wacu atambuka imbere ari tugezeho ryo kuranga abageni. Hanyuma n'irindi ashaka gusurinya ari tubwire anadusoreze n'iteraniro. Reka dusoze aba bageni turabaranga mu iteraniro rya kabiri, ariko by'umwihariko dukomeje gushimira abakristo uburyo mwitabiriye amasengesho y'iminsi 7, mwagize neza kandi mwigiriye neza. Turashimira Imana rero ko yaduhayemo ibihe byiza, abantu mwasenze mwabonye ibihe twagize. Imana reka tuyihereze icyubahiro tuyishimire, yagize neza cyane. Tubonereho umwanya wo kongera kubibutsa amasengesho asanzwe, icyumba cyo kuwa mbere. Aha dufite abigisha beza, turi mu bihe byiza kuko Imana yabitwemereye. Aya masengesho rero muyitabire, atangira saa 2 za mu gitondo. Abantu babona umwanya wo kuganira n'Imana kugira ngo Imana iduhe imbaraga. Aya masengesho nayo kuwa kane ndetse n'amasengesho
yo mu ijoro ry'impinduka mwarabibonye, nta gushidikanya Imana iri aha hantu. Twibutse rero na zone kubahiriza gahunda. Reka turekere aho, tubasabe muhaguruke, ariko se ababigisha bacu bazagaruke, muhaguruke nka nyuma y'imyaka 2 se. Murakoze cyane. Reka turambure ibiganza tubahe intashyo rero, abo mu iteraniro rya mbere tubahe intashyo, kandi bazagire gute, bazagaruke vuba. Iyi korali Gosheni irajya mu ivugabutumwa saa 8 ku itorero paruwasi ya Remera, ku itorero rihe Rukurazo. Turabasaba rero ko abaza kubona umwanya saa 8 mwaza guherekeza korali Gosheni hariya Rukurazo, nabo twabahaye intashyo kandi baze kugira ibihe byiza. Iki cyumweru rero tubifurije umugisha w'Imana, muzahahe kandi muzaronke. Mushumba mwe n'uduhesha umugisha, dusoza iri teraniro ryacu rya mbere. Turagushimiye mwami wacu Yesu wabanye natwe, turagushimira ko watangiranye natwe ukavugana natwe muri iri teraniro. Tugeze ku musozo waryo twifurije kandi dusabira umugisha ubwoko bwawe, wadusezeranije umugisha kuzabana natwe, utazadusiga utazaduhana. Twatuye uwo mugisha ku bwoko bwawe, twatuye umugisha kandi uko bazahaha bakaronka, ibyo bazakora byose bazahirwe. Reka mwami bazarindwe mu nzira zose bazanyuramo, barindanwe n'imiryango yabo, barindirwe mu gihugu, barindirwe mu bwami bwawe, barindirwe mu itorero. Turabasengeye kugira ngo indwara zibahiga n'ibindi byose bibahiga bizanyure kure yabo. Turabasabiye kugira ngo kandi mwami mu gihe tugenda tunyuramo kirimo ibinaniza byinshi, uzajya ubasubizamo intege uko bwije n'uko bukeye. Urakoze kujyana na buri wese, tukazongera guhurira hano dufite ishimwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ubuntu bw'umwami wacu